Urwenya, isengesho ry'ikiremba. Umusore w'uburanga ariko utagize icyo yibashirije mu bijyanye no gushyira akabariro ku rugo, ariko akagerageza kubihisha, yageze aho arambira ababyeyi be niko kumwegera, baramubwira bati niko urabona ko kutadukojeje isoni, umaze kutubuza ijambo mu bandi rwose, ubona ko kutagiye guhambanwa ikara, wagize icyo wibwira koko. Umusore ati sindabona umukobwa unyuze munyitondeshe. Amaze kurambirwa guhora bamucyurira, ariyemera ati ngaho mwe nimumpitiremo mumunzanire. Reka rero bazamuzanira umukobwa w'igitangaza, baramumushyingira. Nuko bigeze mu gihe cy'umwihariko, Nyamusore atangira kwikosesha yirebesha hirya no hino umukobwa bamushyingiye. We ati none se ubwo koko uri mu biki? Utekereza ko nazanywe n'ibigori cyangwa nazanywe n'ibigoyi? Nyereka ko uri umugabo wanjye di, n'ibigori iwacu biriyo nabisize mbireba. Umusore n'ibimwaro byinshi no kubura uko agira, araza abwira umukobwa ati ngaho humiriza dusenge. Aratangira ati Mana yera, Mana yaremye ijuru n'isi, Mana isumba byose, Mana itegeka bigakoreka, nongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe kandi nshima kudahwema kunyumva. Nyumvira icyifuzo cyanjye cy'uyu munsi. Data wera, uribuka ko umukobwa banzaniye bwa mbere namurongoye nkamuvunagura, ubu akaba akibana n'ubumuga bwo gucumbagira. Uribuka neza amaraso navushije wa kabiri bikamuviramo kuba ingumba atabasha kubyara. Nyumvira bihambaye kuri iyi nshuro, noneho uyu adahita apfa burundu, dore ko nta n'amafaranga nkifitiye yo kuguma nishyura ibitaro. Yarangije wa mukobwa yombotse, asigara atonganya bamushyingiye ngo ntibazongere kumuzanira ibyohe biza kumutesha umutwe. Ngibyo iby'ikiremba n'isengesho ryacyo. Urwenya, padiri n'umupolisi. Umupadiri wari ufite igare ritwara umuntu umwe gusa, yaritwaye anasoma Bibiliya. Nuko ageze ku mupolisi, umupolisi ati reka nkwandikire kuri gusoma Bibiliya unatwaye. Padiri aterega si njye utwaye. Umupolisi ati ninde utwaye? Padiri ati ni Imana itwaye. Umupolisi ati sawa, ubwo ndakwandikira ko anatendetse iri gare ritwara umuntu umwe. Urwenya, mwarimu yabwiye abanyeshuri gushushanya imyanya ndangagitsina y'umugore barimo kwiga biology. Umukobwa umwe witwa Mukamana yubika umutwe mu maguru kubera isoni z'ukuntu bavugaga imyanya ndangabitsina mu mazina. Nuko Toto abonye yubitse umutwe mu maguru, abahamagaye mwarimu ngo dore Mukamana arimo gukopera. Urwenya, nge sindeba ubwiza. Babwiye umugabo bati kuki wakunze umugore wawe kandi ari mubi cyane? Ati ngewe sinita ku bwiza, ahubwo nashakaga kubaka gusa. Bati noneho uko uzajya ubona umufundi uzajya uhita urongora. Umusore w'umuhehesi rurangiranwa yakugiriye ku mugore wari ufite umugabo wafuhaga akabumwe. Bakugereye ku buriri maze baratangira bumva imodoka ya nyamugabo yinjiye mu gipangu. Umugore n'ubwoba bwinshi ati sohoka, umugabo wanjye atagusanga aha akatwica twembi. Umusore abyumva vuba, abaduka uko yakabaye aca mu idirishya, amaguru yabangira ingata. Uko yakirutse ageze mu muhanda asanga harimo harabera amarushanwa yo kwiruka, nawe akomezanya n'abirukanka, yirukankana nabo. Umwe mu biruka aramubaza ati ese shahu ko wiruka wambaye ubusa? Undi ati kabisa ndabikunda kuko mba numva nisanzuye, burya imyenda iranje na wangu. Wa wundi arongera aramubaza ati none se iyo wiruka buri gihe uba wambaye n'agakingirizo ko mbona wagatuyemo? Urwenya, umukobwa wiyandarika yabuze kwasiteri imuvana i Kampala ngo imugeze i Kigali, maze yiyemeza gutega lift. Kubw'amahirwe ikamyo irahagarara iramutwara. Iyo kamyo rero yaje guhura n'ibibazo bituma barara mu nzira kabiri kose. Bari hafi kugera i Kigali, umukobwa baravuze ati buriya ejo nzahita njya kwicuza icyaha cy'uko nasambanye gatatu. Umushoferi ati kereka niba hari undi mwaryamanye kuko njye ndibuka ko ari kabiri gusa. Umukobwa amusubiza ababaye cyane, atubutse koko turatandukana tutongeye. Urwenya, urimo kwandura imitezi.
umugore mwiza cyane, wa wundi apare ifotora ntimubone kubera ko atagira uko asa, yagiye kwivuza kwa muganga w'indwara z'abagore. Ubusanzwe abaganga nk'aba bazwiho kudakubagana, ariko uyu we byaranze pe. Nuko umugore akinjira, muganga amusaba gukuramo imyenda, undi ayikuramo. Muganga amukora ku ibere, aramubaza ati ndi gukora iki? Umugore ati uri kureba ko nta kanseri mfite mu ibere. Muganga arakomeza aramukorakora agera ku mubiri wose, amubaza ngo ndi gukora iki, ari nako nyamugore amusubiza. Kera kabaye sinzi uko yamwegereye atangira kumusambanya, bigeze aho aramubaza ati ndi gukora iki? Umugore ati uri kwandura imitezi kuko ariyo naje nje kwivuza. Urwenya mujye mukunda abanzi banyu. Umugabo wakundaga inzoga cyane yaje guhindura idini ajya mu barokore, nuko igihe bari mu nyigisho pasiteri ati bene data murahirwa mwe mwakiriye agakiza mugaca amazi inzoga. Ati inzoga si inshuti ahubwo n'umwanzi mubi. Wa mugabo rero kuko yari rubunda ku mazi ati nyakubahwa pasitori, ubushize ariko wari watubwiye ko tugomba gukunda n'abanzi bacu. Urwenya. Muganga w'abarwayi bo mu mutwe yabahaye umukoro agira ngo arebe ko bakize, arababwira ngo babike nk'isake, bose barabikasigara umwe. Muganga ati ubanze uyu we yakize. Muganga aramubaza ati kutabika nibite? Undi ati njye ndimo ndararira kandi ndi inkokokazi, nta nkokokazi ibika. Ati ndimo ndararira kandi nta nkokokazi ibika kuko njye ndi inkokokazi. Urwenya. Abapasiteri batatu bifungiraniye ahantu bafata agatama, nuko bigira inama yo kubwirana amabanga amwe babitse. Nuko wa mbere ati njye nkunda inzoga cyane ku buryo kumwe mbwiriza cyane mba ndi gutara icyaka. Uwa kabiri ati njye nkunda abagore ku buryo naho mbonye ijipo ndayanura kandi mpava mbonye nyirayo. Uwa gatatu ati ngira ibigambo byinshi n'ubujajwa ku buryo ibi tuvugiye aha ejo abantu bose bazaba babimenye. Urwenya rw'umusazi wiyandikiye ibaruwa. Abarwayi bo mu mutwe Kamana na Gakire baraganiriye, nuko Kamana abaza Gakire ati ese uri mu biki? Gakire aramusubiza ati ndimo kwandika ibarwa. Nuko aramubaza ati none urimo uriyandikira? Niba urimo uriyandikira se urimo uriyandikira ngo iki? Nuko undi aramusubiza ati nanjye ntabwo ndabisoma kuko iyo barwa ntabwo irangeraho. Ibarwa arimo kwiyandikira ngo ntabwo iramugeraho. Urwenya. Injangwe izikomoka. Injangwe yabonye imbeba ihita ivudukaho. Kubw'amahirwe imbeba yinjira mu mwobo, injangwe ibura uko yinjiramo ariko ntiyahavira yitegereza iti byanze bikunze ndakurya tu. Hashize akanya injangwe yimukesha nk'imbwa, nuko ya mbeba aho yari yibwira ko ari imbwa ije ikirukana ya njangwe, niko guhita isohoka muri wa mwobo. Ikigera hanze injangwe birayicakiye, imbeba iti injangwe se namwe musigaye muzikomoka? Injangwe iti umva sha, urabona uyu mujyi wawo bamuvuga ururimi rumwe. Urwenya. Na Patoro azi ko nta kariso njya nambara. Umugore yari afite umukozi wo mu rugo, nuko rimwe uwo mugore aza kubura imyenda ye y'imbere amakariso, maze asingira umukozi we aramutontomera ati niko dativa we, amakariso yanjye nabuze ubwo se we wayatwaye? Usabwe kuyashaka mu minota itarenze 10 nk'abanyabonye cyangwa nkwereke. Dativa n'ubwoba bwinshi ati mabuja njye ndarengana ntayo natwaye, n'umugabo wawe yambera umuhamya arabizi ko nta kariso njya nambara. Urwenya. Mbese burya mubyuka muryaza amenyo. Umukecuru yagize atya afata urugendo rugana i Kigali gusura umuhungu we wari warahubakiye urugo rukomeye. Ahageze ibintu byose bimubera insobe kuko byari uruzungu ataramenyereye. Gusa ishusho yanze kumushiramo n'ukuntu yabonye ku meza hategurwa amafunguro menshi kandi y'amoko atandukanye. Gusa abifata uko abibonye. Reka rero mu gitondo abyuke ajye kubona buri wese abyukanye uburoso buriho umuti wo koza amenyo,
nuko umukecuru ariyamira ati nagatangaye impamvu murya kuriya burya bwose mubyuka mutyaza amenyo.